What's up my beloved people? Hi, muraho neza bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Uzisi, nyuma yuko Nyirantambara na musaza we Gatera bamaze gupanga operasiyo y'ubwiyahuzi, nyuma yuko Nyirantambara na musaza we bamaze guhamagara Fisto bakamuha mission yo kujya kurimbura umuryango wa Iribagiza akoresheje acide, muri filime yacu Inzira y'Umusaraba ibintu byose bibashije kuba byahindura isura. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bafite ubwoba bw'ikintu kigiye kuba cyakurikiraho, aho abantu benshi bakomeje kugenda batekereza ko uyu Iribagiza ashobora kwisanga yariye ibiryo bashizemo acide. Guys, nyuma yuko Rugema yafashwe na kamarade na Emile bagatangira kumuryoza ibyo yakoze byose, bakivanga mu byo yari agiye gukora byo gusezerana na mama Iribagiza, uyu mugabo ngo ni musaza wa Nyirantambara akomeje kugenda akora ibishoboka byose kugira ngo yihorere ku muryango wa Iribagiza, ariko ibyo byose bikomeje kugorana. Nyuma yuko Gatera yarafashe icyemezo simusiga cyuko agiye kurimbura uyu muryango wa Iribagiza, urimo Cyusa, urimo musaza wa Iribagiza, urimo Sylvie ndetse na Iribagiza ubwe, nibwo yahisemo gufata icyemezo agahamagara Fisto akamubwira ko agomba gukoresha acide yamuhaye akayishira mu biryo byaba Iribagiza, hanyuma bose babirya bagapfa. Gusa ibyo byose uyu mugabo musaza wa Nyirantambara yarakomeje kugenda apanga, byose bibashije kuba byamupfubana, aho Cyusa ndetse na Iribagiza babashije kuba bamenya ko uyu Fisto yamaze gufata acide akayishira mu biryo. Guys, nyuma yuko uyu Fisto bari bamaze iminsi bamufatira mu makosa atandukanye ariko bakamubabarira bakamushiriramo ka faveri, uyu munsi Fisto ibintu bamukoreye nagahuma munwa, bamukoreye ibyamfura mbi, barangije bamwirukana burundu. Uyu Fisto yarageze kuri level mbi, aho yaratangiye kujya muri mission zo kurimbura umuryango wose burundu. Twavuga ko igikoresho abantu bo kwa Nyirantambara bari bafite, bari bakomeje kugenda bakoresha bagamije kwihorera ku muryango wa Iribagiza, niyi ngegera ngo ni Fisto bari bakomeje kugenda batuma operasiyo zo gushaka amakuru, operasiyo zo kugambanira Iribagiza, none bari bageze kuri level yuko bagiye kwica umuryango wose bakoresheje acide. Ikintu kibayeho baravuga ngo Imana ikiriza mu kwiheba, Imana itabara ku munota wa nyuma. Imana ni nk'ahari ikinza akaboko, umuntu bita Iribagiza yari yamaze gukora mu biryo agiye gushira mu kanwa. Uyu Cyusa abashije kuba yabona ukuri kwa nyako, abashije kuba yabona ko ibiryo byasizwemo acide umuntu wabirya ashobora guhita apfa, ahita akora iperereza ry'umuntu ushobora kuba yayisizemo, baza gusanga ari Fisto. None Fisto bafashe icyemezo cyo kumwirukana burundu kuko babonye ari gatumwa yo kwa Nyirantambara. Ese Nyirantambara na musaza we ni iki kindi bashobora gukora? Twavuga ko imitego y'abagambanyi, imigambi mibi y'abagambanyi bari bakomeje kugenda bifuriza ibibi umuryango wa Iribagiza, ibyabo byose bibashije kuba byarangirira aha ngaha. Ndetse na Rugema wari warafashe mama Iribagiza akamuroga, akamuha imiti yo kugira ngo atangire kumukunda, atangire kwigarurira umutima we, kugeza yemeye ko bajya gusezerana mu murenge. Kamarade na Emile bakomeje urugendo rwo kujya gushaka umuti wo guha mama Iribagiza kugira ngo yongere amererwe neza, kugira ngo yongere agaruke mu murongo, atekereze neza, ibirozi Rugema yamuhaye bitangire bimuvemo. Guys, twavuga ko Rugema n'umuryango we bamaze gutsindwa, ibyabo byose byarangiye nyuma y'igihe kirekire bahanganye na Iribagiza, bahanganye na kamarade ndetse na Emile. Ibyabo byose bigiye kuba byarangirira aha ngaha, cyane ko Emile atajya atsindwa mu buzima, ngo mumaze iminsi mubona ko nyirabuja wa Emile cyangwa se